Igihe kimwe umugore w'umwishongozi yabajije umusaza wari umuzunguzayi w'amagi ku muhanda, aramubaza ati ese igi rimwe ribisi rigura angahe? Umusaza w'umuzunguzayi ati igi rimwe rwose ndigurisha amafaranga 100 yonyine. Umugore ati urampa amagi 12 nguhe 1000, niba ubyanze ndigendeye. Umusaza yabwiye umugore mu ijwi ribabaye ati ibyo ushaka nibyo nkora mabuja, ngaho yatwarire ku giciro wifuza yose uko ari 60, kubera ko kuva mu gitondo sinigeze ngurisha igi na rimwe, kandi dore buragorobye umuryango wanjye urantegereje ngo babone icyo kurarira. Umugore yahise afatirana umusaza amagi yose arayahombya, ayagura ku giciro gito cyane, ku buryo amagi 60 yayatwariye 5,000 byonyine. Umugore yagiye yumva ko akoze igikorwa cy'ubutwari cyo guhombya umusaza w'umuzunguzayi. Umugore yashyize amagi mu modoka ye ihenze, arangije yegera imbere gato, yinjiza mu modoka abandi bagore 2 b'inshuti ze, barangije binjira muri resitora ihenze yari hafi aho ngaho. Umugore yabwiye izo nshuti ze zose ati mwaka icyo mushaka cyose rwose ndacyishyura. Basabye ibiribwa by'amoko atandukanye n'ibinyobwa by'amoko atandukanye bihenze, baryaho nka 1/2, ibindi barabisigaza byabananiye. Muri iyo resitora nyamugore yishyuye fagitire y'amafaranga 150 yose. Umugore mu kwereka bagenzi be ko arenze yishyuye arengejeho 10,000 nk'agashimwe k'umusore wari wabakiriye muri iyo resitora. Iyi nkuru rero ni inkuru isanzwe ku mucuruzi wa resitora, ariko ntisanzwe kuri wa musaza w'umuzunguzayi w'amagi. Ni gute umugore w'umwishongozi yafatiranye umuzunguzayi w'amagi ari nawe ukeneye amafaranga, bikarangira amuhombeje, yarangiza akajya kudabagiza nyiri resitora w'umukire wadabagiye utanakeneye amafaranga cyane? Buri wese iki kibazo yakibaza ndetse akishakira igisubizo. Ni gute mwene muntu ahombya umuzunguzayi w'inyanya wishakira yo kugaburira umwana we wenda kwicwa n'inzara, ukanga kumugurira kuko muri gupfa ibiceri 200 cyangwa se ibiceri 3, warangiza ukajya kudabagiza umucuruzi w'akabari ufite ibifaranga n'ibifaranga byamurenze. Mwene muntu atakaza amafaranga menshi yagafashije abayakeneye kurushaho, agamije kwemeza abantu batamukunze kandi nawe adakunze ndetse badakeneye n'ayo mafaranga. Uriya mugore yapfushije ubusa ariya mafaranga yose muri resitora agamije kwemeza abo yita inshuti ze, kandi burya uriya muntu ushaka kwemeza ntabwo aba ari inshuti yawe ya nyayo, aba akuryarya nawe umuryarya, kubera ko inshuti yawe ya nyayo ntabwo ikuremamo umwuka wo gushaka kuyemeza. Niba umuntu akuremamo umwuka wo gushaka kukwemeza, ntabwo umuntu ari umuntu wa nyawe. Kuki rero buri gihe mwene muntu aba ashaka kwerekana ko arenze iyo agiye kugura ibintu runaka? Kubera icyo ubumuntu bubura iyo bigeze mu bucuruzi mu kugura ibintu runaka? Kuki buri gihe iyo bigeze mu kugura tudabagiza bariya badabagiye, tugakandamiza bariya babatindinya kujya? Kandi twabikora gutyo tukagenda twikomanga mu gatuza, ugasanga ku munyagataro w'imineke umuntu yakatuje, ariko muri supermarket ukishyira igiciro cyose kandi cy'umurengera. Bise binyibutsa indi nkuru y'umugabo w'umukire wahoraga ajya kwihahira imboga ku bacuruzi b'abakene. Buri gihe akazigura ku giciro cyo hejuru, rimwe na rimwe akagura n'ibyo adakeneye, ariko bikamunezeza kubera ko yaguriye umuntu ukeneye amafaranga kurushaho. Umwana we yahoraga abyitegereza, byaje kumutangaza, arangije abaza se ati ese kubera iki buri gihe ugurira bariya abantu ku giciro cyo hejuru ndetse ukagura n'ibintu rimwe na rimwe tudakeneye? Papa w'umwana aramusubiza ati mbikorera kubateza imbere, kubera ko ibanga riri mu gutera imbere kwanjye ryakomotse mu kumenya ko tuzamurwa no kuzamura ababikeneye cyane kuruta kudabagiza abadabagiye. Se w'umwana yahise abaza umwana ati none se ni iki gifite agaciro, ari ukugaburira ushonje cyane no kugaburira uwijuse cyane? Umwana ati igifite agaciro ni ukugaburira ushonje cyane. Se w'umwana ati nguko rero.
agaciro k'umuntu kubakwa no kuzamura ubikeneye cyane kuruta kudabagiza uwadabagiye. Kudabagiza uwadabagiye ni ugukora ubusa, ni nko kugaburira uwijuse. Uzarebe iyo uri guhatira umuntu ibiryo kandi ahazi, uba uri gukora ubusa. Ni nk'uko rero ujya kudabagiza nyirakabari, ufite akabari karenze, warenzwe n'amafaranga, aho ugasanga uri gukandamiza umuntu w'agataro wicururiza inyanya, wicururiza imbuto, ugashaka umukandamiza, umukatuza, ariko mu kabari ukishyura igiciro cyose, muri supermarket ukishyura igiciro cyose. Kungura umukene ugasanga birakunaniye, ariko kudabagiza umuntu wadabagiwe ugasanga byo birakorohera. Iryo ni ikosa rikomeye rigaragaza ubumuntu buke mu bantu. Niyo mpamvu kudabagiza uwadabagiye ni ugukora ubusa, ni nko kugaburira uwijuse, ariko kungura umukene ni nko kugaburira umushonje. Biba bifite agaciro katagereranywa. Niyo mpamvu mu bijyanye n'amahirwe n'umwaku hari n'abantu bizerera muri ibi ngibi. Kudabagiza uwadabagiye bikurura umuvumo, ariko kudabagiza uwakandamijwe bigakurura umugisha. Kudabagiza uwadabagiye bitera umwaku, kudabagiza uwakubiswe bigatera ishaba. Aho kugaburira rero umuntu wijuse, wagaburira umuntu ushonje ukamuha n'iby'umurengera. Kugaburira uwijuse bitera umwaku, kubera ko burya uwijuse akandagira mu buki, mu gihe kugaburira umushonje byo bitera ishaba. Iri ni isomo ushobora gushyira mu buzima bwawe, ubwaryo rikaguhindurira ubuzima. Buri gihe iteka nujya kugura, nubona umuntu ari umushonje, ukabona umuntu ni umukene, arimo arashaka yo kurya ay'urubyaro rwe, yanze gukora ibitera soni, yanga gukora ibidakorwa, arimo arishakishiriza kugira ngo arebe niba hari ikintu yashyira ku isahane ye nimugoroba. Uwo muntu umwunguye koko bitwaye iki? Ko muri supermarché se wishyura igiciro cyose, banaguhenze ukishyura ibintu by'umurengera, ugasanga umuntu aricururiza utunyobwa, uramuhenze. Ariko muri supermarché nujya kugura umugati urishyura igiciro cyose. Nyiri supermarché ntabwo akeneye kumudabagiza ko yaradabagiye. Niyo mpamvu bakubwira ngo kugaburira umuntu uhaze bitera imyaku, mu gihe kugaburira umuntu ushonje bitera ishaba. Ni kimwe nuko kudabagiza uwadabagiye bitera umwaku, ariko kudabagiza uwakandamijwe bikaba byagutera ishaba.